Ese ni byiza ko umuntu yibuka inzozi ze yarose cyangwa ibyiza nuko yazibagirwa? Murakaza neza nanone bakunzi ba NP Entertainment, tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kubaganiza ku kintu gikomeye cyane giteye amatsiko abantu benshi bakunda kwibaza mu mitima yabo. Ati se kubera iki rimwe na rimwe ndota inzozi bugacya nazibagiwe zose nta nakamwe nibuka, ariko rimwe na rimwe nabyuka nkumva ibintu byose narose ndimo ndabyibuka uko bikurikirana. Uyu munsi tugiye kubasobanurira mu buryo burambuye. Turaza kugaruka ku bumenyi bw'ubuvuzi ndetse n'ubumenyi bw'isi, tuze kurebera hamwe icyo imyemerere bivugaho. Uri kumwe na NP Entertainment, kanda subscribe, kuri like, share na comment kugira ngo tubashe kubana umunsi ku wundi, ndetse n'ibiganiro bizajya bica kuri uyu muyoboro bitazajya bigucika, kandi ari ibiganiro tugenda tumenyeramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ubuzima bwa buri munsi. Ese inzozi ni iki? Cyangwa se inzozi ziba ryari? Mu by'ukuri inzozi ni ibitekerezo, amashusho cyangwa se ibyiyumviro bituruka mu bwonko igihe dusinziriye. Akenshi ziba mu gihe cya rapid eye movement sleep. Iki ni igihe umutima utera cyane, amaso ahindagurika cyane, ndetse mu gihe cya nijoro, kandi ubwonko bukaba bugikora nk'aho buri maso. Mu by'ukuri umubiri wahinze umushyitsi, ariko ubwonko bwo buba burimo gukora ibintu byinshi cyane: kubika amakuru, gutunganya ibyabaye k'uwo munsi, ndetse no kugerageza gutanga ibisubizo ku bintu tutigeze dusubiza turi maso. Impamvu abantu barota inzozi bakibagirwa ni izihe? Hari impamvu nyinshi zituma umuntu arara arota ariko bwacye mu gitondo agasanga ntacyo yibuka. Impamvu ya mbere ni iyihe? Ubwonko butarabonye umwanya wo gufata neza amakuru. Iyo ubyutse ugahita winjira mu bikorwa bigiye bitandukanye, inzozi zishobora gusaza mu bwonko nk'ukwezi kudafite urwibutso, bityo rero bigatuma utibuka neza ibyo warose, kubera ko wabyutse uhita ufata ibindi bintu ukora, ntufate umwanya wo gutekereza ku bintu waba warose. Impamvu ya kabiri ituma abantu bibagirwa inzozi barose: imihangayiko ndetse n'umunaniro. Iyo umuntu arara ananiwe cyane cyangwa se afite ibitekerezo byinshi, ubwonko bwe bushyira imbere gusubira mu buzima bwe busanzwe aho gufata umwanya wo gutekereza kuri za nzozi yaba yabonye. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma utibuka neza ibyo warose: ibiribwa n'imiti imwe n'imwe. Urumogi, inzoga nyinshi, imiti ya depression cyangwa se imiti yo gusinzira, ibi nabyo bishobora gutuma umuntu atibuka neza ibyo yarose, cyangwa se akaba nta n'akantu na gatoya yakibuka, akaba azi neza ko yarose ariko nta kintu na kimwe yakibuka rwose. Impamvu ya kane ishobora gutuma umuntu atibuka ibintu yarose: imiterere y'ubwonko. Hari abantu bagira amaso y'inzozi adafite ubushishozi cyangwa se adafite ubushobozi bwo kubika amakuru neza, bityo bigatuma atibuka ibyo yarose, akaba yibuka ko yarose gusa, ariko mu by'ukuri utamubaza ngo warose iki ngo abe yakikubwira. Dore nanone impamvu abantu bamwe babyuka bagasanga inzozi zabo barazibuka. Hari abantu barota babyuka bakumva hari akantu bafite muri bo mu mutwe, ndetse bakaba banandika inzozi zabo uko bazibonye uko ziri. Impamvu ya mbere ishobora gutuma wibuka neza inzozi zawe: barara neza kandi bihariye umwanya wo kuryama neza bihagije. Imiti myinshi yo gusinzira neza ituma ubwonko bwibuka byinshi, kubera ko baraye neza kandi bagafata umwanya wo kuryama cyangwa se wo kuruhuka bihagije. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma abantu babona neza ibyo barose, akagira ngo wenda ni inkuru bamubwiye, akabyibuka rwose, akaba yafata n'ikaramu akandika ibyo yarose kandi akabyandika ku murongo. Bafite umuco wo guhanga amaso inzozi. Bamwe bafite icyo twita dream journaling, aho bazandika izo nzozi mu gitabo cya buri mu gitondo uko yabonye inzozi, agafata ikaramu rwose akandika uko yazibonye kandi nta kintu na kimwe yibagiwemo. Impamvu ya kane ituma umuntu arota inzozi bwacye mu gitondo akazibuka ni imiterere y'ubwonko bwabo. Bamwe bafite ubushobozi bwo gufata amakuru menshi cyane mu gihe cya rapid eye movement, ni muri cya gihe umuntu asinziriye ariko ubwonko bwo bukaba bugikora. Icyo gihe ubwonko buba bufite ubushobozi bwo kuba bwafata amakuru menshi, bityo bwacye mu gitondo ibintu byose yabonye cyangwa se yarose akaba abyibuka rwose kandi nta kintu na kimwe yibagiwemo. Impamvu ya gatanu ishobora gutuma umuntu arota inzozi bwacye mu gitondo agasanga arazibuka neza rwose: kubyuka gahoro gahoro cyangwa se kubyuka witonze. Iyo ubyutse buhoro buhoro wubashye isaha yawe,
inzozi ziba zigifite ishusho mu bwonko, ukaba utazibagirwa, ukaba ukizibuka neza kubera ko wabyutse gahoro gahoro witonze. Ndetse hari n'abantu bagenda bibaza bati ese ni byiza kwibuka inzozi warose cyangwa se ibyiza ni ukuzibagirwa? Reka tuze kurebera hamwe ibyiza byabyo cyangwa se ibibi bya buri ruhande. Mu by'ukuri kubyibuka bifite akamaro, birafasha ndetse bifasha kumenya ibitekerezo byawe byihishe, kubera ko uba wagiye wibuka neza ibyo waraye ubonye. Icya kabiri, bituma umuntu asuzuma amarangamutima ye, cyane cyane iyo afite stress. Icyiza cyo kurota inzozi ukazibuka bituma usuzuma amarangamutima yawe. Nanone kandi bikagufasha igihe ufite stress, bikaba byakugabanyiriza izo stress. Gatatu, byafasha abashaka gukora ubushakashatsi ku bitekerezo byabo, kubera ko baba bafite ubwonko bubangutse igihe cya rapid eye movement sleep. Mu gihe abandi baryama barota bakabyibagirwa kandi ubwonko bwabo buba bumeze nk'uburi gukora. Iyo umuntu ari kurota ubwonko bwe buba bumeze nk'uburi gukora ariko umubiri usinziriye. Ariko niba buri gukora ugasanga umuntu we bwakoze yibagirwa ibyo yabonye mu gihe cya nijoro, mu gihe undi abyibuka aba afite ubushobozi buri hejuru y'ubwa wa wundi urota ibintu akabyibagirwa. Rero ibi byamufasha kuba yakora ubushakashatsi ku bitekerezo bye. Reka turebere hamwe n'abantu bibagirwa inzozi impamvu yabyo. Ubwonko bushobora kuba budashaka kugaruka mu nzozi cyangwa se kugira imizigo yikorera bitewe n'ibitekerezo bitari ngombwa. Ugasanga ntabwo bya bintu bigarutse kubera ko adashaka kwitera stress cyangwa se adashaka kwinjira mu bintu by'ibitekerezo bitari ngombwa. Impamvu ya kabiri ni iyihe? Iyo inzozi ari mbi cyane cyangwa se zikurusha imbaraga, kuzibagirwa bishobora kuba uburyo bwiza bwo kukurinda guhangayika, hanyuma ukaba wakibagirwa inzozi, cyangwa se bikaba byakubera byiza ko wakibagirwa izo nzozi. Ndetse hari n'abantu barota nabi, ugasanga rwose umuntu arota nabi kuva yatangira inzozi kurinda azirangiza arimo ararota nabi. Hari abantu barota inzozi mbi cyane aribyo bita nightmares, rimwe na rimwe zikabatera gutinya gusinzira. Ugasanga rwose umuntu ntabwo ashaka gusinzira kubera ko abona nyine arota inzozi mbi cyane. Ibibazo byo mu buzima busanzwe, stress, ubwoba bukabije cyangwa se trauma, nabyo bishobora gutuma umuntu inzozi yarose rwose zimubana mbi, hanyuma akaba yagira guhangayika kwinshi kubera ko agira inzozi mbi. Indwara zimwe na zimwe nka depression nabyo bishobora gutuma umuntu agira inzozi mbi cyane rwose. Ndetse n'imiti runaka ishobora gutuma umuntu agira inzozi mbi kubera ko aba afite guhangayika muri we. Ugasanga nta bindi bintu abona cyangwa se nta bindi bintu arota mu gihe asinziriye, abona ibintu bibi gusa rwose. Ibi ngibi nabyo bikaba byaba impamvu yo gutuma umuntu ahora agira inzozi mbi. Inzozi mbi zikayahora zigaruka kuva agitangira gusinzira kugeza mu gitondo abyutse. Rimwe na rimwe uba usanga bene abantu nk'aba badakunda kurara bonyine, cyangwa se ugasanga ntabwo aba ashaka kujya kuryama. Wenda niba afite nka televiziyo cyangwa se afite nk'ikintu cyamuhuza, aba yumva ari byo yahora yirebera, ku buryo niba nka telefone afite ishizemo umuriro aba yumva ahangayitse cyane, akumva kuyitegereza mu mwanya munini biramubangamiye, cyangwa se ntanayitegereza wenda afite ubwoba bw'uko arasinzira, yamara gusinzira agatangira kurota ibintu bibi cyane. Icyo wakora rero kugira ngo za nzozi mbi uzirwanye cyangwa se were kuzigarukamo nanone ni ikihe? Icya mbere wakora kugira ngo ubashe kurwana no kutangira kugira inzozi mbi no kutongera guhangayikira gusinzira kubera ko ufite ubwoba bwo kurota ibintu bibi, icya mbere wakora ni ikihe? Ni ukuryama ufite umutuzo. Kuryama ufite umutuzo ni iki? Fata umwanya usenge, ufate umwanya wo gutuza. Niba hari n'agatabo ufite, mbere y'uko uryama ugafate ugasome, kandi wirinde gukoresha ibintu by'urumuri, telefone cyangwa se televiziyo mbere y'iminota 30 igihe ugiye kuryama. Ibi nabyo bishobora kugufasha kuba wajya kuryama ufite umutuzo kandi nta kintu na kimwe cyo guhangayikishije. Icya kabiri wakora ni ikihe? Kwitabaza inzobere mu buzima bwo mu mutwe. Niba izo nzozi ubona
cyangwa se ibyo urota biguhungabanya cyane, ugomba gushaka umuntu ukuganiriza. Igihe wumva urota za nzozi ugasanga rwose biraguhungabanya cyane kandi nta n'ikindi kintu wakora, wafashe umwanya uhagije wo kuruhuka, warasenze, wakoze buri kimwe cyose, ufata n'umwanya wo gutuza ariko biranga, itabaze abaganga cyangwa se inzobere mu buzima bwo mu mutwe kugira ngo ubashe kuba watuza mu mutwe. Icya gatatu ugomba gukora ni ikihe? Guhindura ibyo ureba mbere yo kuryama. Ni bya bindi nababwiye hejuru, niba ari filime z'ubwoba, amakuru y'umurindi mwinshi cyangwa se ibintu bigusaba gutekereza cyane, bihindure kugira ngo ubashe gutuza ndetse ugabanye kuba wagira inzozi mbi. Noneho reka turebere hamwe inama zagufasha kwibuka inzozi warose. Hari igihe umuntu arota inzozi bwacye mu gitondo akumva ashaka kuzibuka ariko bikanga, kandi mu by'ukuri we ashaka kuzibuka. Hari n'igihe umuntu arota inzozi akumva ashaka kuzibagirwa bikagumaho, agakomeza kuzibuka kandi atabishaka. Reka turebere hamwe inama zagufasha kwibuka inzozi warose cyangwa se zagufasha kubyibagirwa. Ushaka kuzibuka wakora iki? Andika inzozi uko ubyutse, ryama neza kandi wirinde iby'ubwoba bwinshi cyane kubera ko byongera ibitekerezo. Ikintu cya gatatu, menya ko kuba wararose nabi bidahita bigusobanurira umuburo w'umwihariko cyangwa se inzozi warose. Niba ushaka kuzibagirwa wowe wakora iki? Irinde kwibanda cyane ku nzozi zaguhangayikishije cyangwa se ku nzozi warose. Icya kabiri, shaka ubundi buryo bwo kuruhuka cyangwa se bwo kuruhura ubwonko, siporo cyangwa se meditation, kugira ngo ubashe kuba wakibagiza za nzozi waba warose. Mu by'ukuri inzozi ni igice cy'ubuzima bwa muntu kandi buri wese azibona ukwe. Kuzibuka cyangwa se kuzibagirwa ntibivuze ko uri muzima cyangwa se urwaye, ahubwo biterwa n'uko ubwonko bwawe bukora, uko waraye n'uko ubuzima bwawe buhagaze muri icyo gihe. Ese wowe waba wibuka inzozi warose cyangwa se akenshi ukunda kuzibagirwa? Ese ubona ari byiza kwibuka inzozi? Niba uzibuka se hari umutwaro wumva wikoreye cyangwa se hari icyo wumva bikurinda? Twandikire muri comment utubwire, udusangize ibitekerezo. Yumva kuri mikoro ni Pacifique, iyi ni UNP Entertainment. Kandi subscribe, ukore like, share ndetse udusangize ibitekerezo kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi, turusheho no kwagura umuryango mugari wa UNP Entertainment. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.